Nubwo bamutinyaga ariko ntiyari umukire, ahubwo nuko yari yarerekanye ko Afurika idashobora gukomeza gukandamizwa. Thomas Sankara yavutse mu mwaka w'1949. Muri icyo gihe igihugu cye cyitwaga Apa-Volta uri muri Burkina Faso. Igihugu cyakomeje gukandamizwa n'ubukoloni, ubukene n'ubwigenge buke bwa politiki. Abayobozi benshi bakomezaga gukora mu nyungu z'amahanga aho kubaka inyungu z'igihugu. Gusa mu mwaka w'1983 Thomas Sankara afite imyaka 33 gusa yabaye perezida, maze ako kanya atangira guhindura igihugu. Icyo gihe nyine niwe wahinduye igihugu cya Burkina Faso ubwo cyitwaga Apa-Volta, maze agihindura izina cyitwa Burkina Faso, bisobanuye igihugu cy'abantu b'inyangamugayo. Thomas Sankara amaze kugera ku butegetsi yahinduye igihugu cye koko. Muri icyo gihe amaze kugeraho yagabanyije imishahara y'abantu, yihereyeho agabanya umushahara we, maze agurisha imodoka zihenze za leta, ahindura ubuzima, anasaba abayobozi kubaho nk'abandi baturage basanzwe. Ku buyobozi bwe yavugaga cyane ku byerekeye ruswa, ubukoloni bushya bwugarije igihugu cye n'icyo yabonaga cyitwa ubutegetsi bw'amahanga mu bukungu bwa Afurika, mu gihe abayobozi bake ku mugabane bari batinya kubivuga mu ruhame. Mu magambo ye make, Thomas Sankara yari impamba ya Afurika. Kuri benshi bo muri Afurika, Sankara yabaye ikimenyetso cy'icyubahiro, ubwigenge n'icyizere cy'impinduramatwara. Ku bandi yabaye ikibazo gikomeye n'iterabwoba. Amagambo n'ijambo rye byahanganye n'imiterere y'ubutegetsi bw'ibihangange ku isi. Yaburiye ibihugu bya Afurika ku ngaruka zo kwishingikiriza ku myenda n'uko abanyamahanga babibyaza umusaruro mbere y'uko ibyo bibazo bitangira kuvuga cyane ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka w'1987 Thomas Sankara yishwe mu ihiruka ry'ubutegetsi ryari riyobowe n'uwahoze ari inshuti ye Blaise Compaoré. Icyo gihe yari afite imyaka 37 gusa. Mbere y'urupfu rwe, Thomas Sankara yabajijwe impamvu yanze ibiribwa byatangwaga n'ibihugu bikomeye ku isi, maze asubiza agira ati ntabwo badufashije gutera imbere, ahubwo badushyizemo imitekerezo yo gusabiriza, turambura amaboko ngo baduhe ibiryo. Ibyo ntabwo ari byiza. Uyu Thomas Sankara ntiyari umuntu uvuga gusa, kuko mu myaka 4 gusa yari amaze ku butegetsi yakingije abana 2.5 miliyoni, azamura ijanisha ry'abasobanukiwe gusoma no kwandika mu gihugu cye riva kuri 13% rigera kuri 73%. Muri icyo gihe yateye ibiti bingana na miliyoni kugira ngo barwanye ubutayu mu gihugu, yubaka imihanda na gari ya moshi atifashishije inkunga y'amahanga. Muri icyo gihe yari ari ku butegetsi nyine, uko yahinduye igihugu cye cyitwaga Apa-Volta rihinduka Burkina Faso, bisobanura igihugu cy'abantu b'inyangamugayo. Ku wa 15 Ukwakira 1987 Sankara yiciwe mu iruka ry'ubutegetsi ryateguwe n'inshuti ye magara ndetse n'uwari umwungirije Blaise Compaoré, wahise asubiza igihugu mu mikoranire ya hafi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse n'Ubufaransa. Sankara afite imyaka 37 icyo gihe. Umurambo we washyinguye mu mva, kandi abaturage babwiye ko yapfuye urupfu rusanzwe. Isuzuma ry'umurambo ryakozwe mu 2015 ryemeje ko yari yarashwe inshuro zirenga 10. Ubufaransa bumaze imyaka myinshi bukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe. Muri 2017 Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, yasezeranyije ko inyandiko zose za leta y'Ubufaransa zirebana n'ubwo bwicanyi zizashyirwa ahagaragara, ariko kugeza ubu izo nyandiko ntiziratangazwa. Byafashe hafi imyaka 30 ubutabera bukorwe. Muri 2022 Compaoré yahamijwe icyaha
icyaha maze akatirwa igifungo cya burundu adahari. Yari yarahungiye muri Cote d'Ivoire kuva muri 2014 nyuma yo kuva muri Burkina Faso.